naribazaga nti se nimwereka papa wanjye nzamwereka papa wanjye azamwemera. Ati hoya, numvaga papa atamwemera, ahubwo numvaga azahita ambwira ati Katia mukobwa wanjye, sinzi ibyo unzaniye noneho ibi ni ibiki unzaniye. Katia ati icyo gihe cyose twabanje kuba inshuti niko n'umuryango wanjye wari umuzi, ari umuntu uri free, utifata, kandi ari umuntu ubona ko yisanzura rwose, akamenya uko avugisha mama wanjye, ndetse akamenya n'uko avugisha papa wanjye, kuko yarazaga mu rugo akaza tukisanzura ko twabaga tumeze nk'abavandimwe, akaza no mu byumba byacu tukarya tukanywa, icyo kurya cyangwa icyo kunywa cye cyashira maze akiyongeza, kuko yabaga yisanzuye rwose, ubona atagira ibintu intambara. Ati rero dukundana, Katia ati dukundana rero ntago byari ibintu byatunguranye mu muryango w'iwacu, ahubwo hari igihe babikekaga bibaza bati nimba udakunda uriya ukunda uriya, ko bahoraga batubonana buri gihe. Ku kigero cy'urukundo twageragamo yakoraga ibyo agomba gukora neza rwose. Katia ati ibyo bintu byo kwizihiza isabukuru yanjye najyaga mbishyiramo imbaraga nyinshi. Ati nyine urumva iyo nagiraga anniversaire mu rugo barayifetaga tugakata keke nyine nk'ibisanzwe muri famiye. Ati ariko njyewe ntabwo rwose nabaga mbyitayeho cyane kuri anniversaire yanjye. Ati kabone nubwo mu yandi ma anniversaire y'abacuti banjye wabonaga ko nabishyushyemo cyane, ati ariko ku yanjye rwose nabonaga ari ibintu bisanzwe. Mu masabukuru yanjye ugasanga ankoreye surprise, arantunguye, ukabona ko ari ibintu yagiyemo kandi abikunda kandi abyitayemo kabisa, maze nanjye nkishima bikanshimisha cyane. Ati uko twagiye tubana gutya intambwe ku yindi mu rukundo, buriya rero ukundana n'umuntu kandi mumaranye igihe, ugenda umenya ukuri kwe, ukamenya uti hariya na hano bigenda gutya kandi abigenza gutya, ukamumenya n'ibindi byinshi bitandukanye. Ati natwe nuko byagenze, umunsi ku munsi twagendaga tumenyaneho ibintu byinshi kandi bitandukanye, nkamenya ngo hariya bigenza gutya, nkamenya ngo hano bigenza gutya, nkamenya ibintu bye byinshi kandi bitandukanye kuri we. Ati bigera igihe avuga ko nyine ashaka ko dukora ubukwe. Katia ati we yatangiye kuba seriye cyane, nkabona famiye yanjye ariko barabyemera ko dukundana, nkabona rwose nta kibazo babigizeho kubera ko bari baramajije kutumenyera, nkabona famiye yanjye nta kibazo babifiteho. Hanyuma nyine dukomeza gukundana, famiye yanjye nabo nkabona nta kibazo baradushyigikiye rwose, nta kibazo babifiteho, cyane ko muri famiye yanjye iyo babonaga ukundana n'umuntu babona ntaho muzagera, rwose bakubwirizaga ukuri, bakakubwira bati uriya muntu muri kumwe ko tubona ntaho bizagerara. Nabo nyine icyo kintu barakigira, bakaba rwose bakubwije ukuri, ariko bari baramukunze birangira nyine dukundana nabo rwose nta bintu byinshi batubwiye, ukabona ko badushyigikiye nta kibazo babifiteho. Katia ati abakobwa bakundaga kunyandikira bati rwose uriya nta muntu ufite, uriya ntaho muzagera, ariko kandi nkirwa mbona ama message yabo muri telefone ya fiance wanjye kubera ko nari mfite amapassword ye yose. Rero urumva gusa yari afite imisho ye myinshi kandi nkunda cyane, kandi muri inyuma kubera ko nta mukino we n'umwe nshobora gusiba, aho ari nanjye mba mpari. Ati kuri njye na fiance wanjye tugipatana rugi ku mugore yashakaho nawe kandi akanyitaho, abahari ku bwanjye nanjye mba mpari kubwe. Katia ati tujya twicara nka rimwe mu kwezi tukavuga tuti ni iki wakoze kitanshimishije, cyangwa se ninjye n'iki nakoze cyaba kitaramushimishije, tukareba ibyiza ibyabaye mu kwezi, tukareba tuti ni iki wakoze kitanshimishije muri uku kwezi, cyangwa se n'iki nakoze kitamushimishije, maze tukinenga. Hanyuma tukareba ngo n'iki nakoze cyamushimishije cyangwa se n'iki natandukanye, tukareba ku rukundo rwacu, tukarebamo ibyiza n'ibibi biri kunyuramo, tukareba ibyadushimishije ndetse n'ibitaradushimishije muri uku kwezi. Katia Kamara ati ikindi icyo namuvugaho ni umuntu urinda cyane, aranyubaha kandi atanga keya. Katia Kamara ati njyewe nkunda cyane umuntu utanga keya, ati ariko fiance wanjye nawe kiri mu bintu namukundiye, atanga keya cyane,
anyitaho urumva yari umunyamerika ijana ku ijana nanjye nari umunyarwanda ijana ku ijana rero urumva gusa yari afite imico ye myinshi kandi nkunda njyewe ariko ikintu cya mbere n'uwimana yandiye n'uwimana yaremeye uwase Katia Kamari guteka ati namubaze Katia nemera ko buri muntu wese Imana ibumufiteho umugambi cyangwa se kumukunzi ndamukunda nkamubaza none ikintu ababyeyi be nabavugaho ni ababyeyi b'abanyamahoro cyane ni ababyeyi babahereza ubwigenge bwanyu kandi n'ababyeyi bahitamo amahitamo ye ni ababyeyi bubaha ndetse bakanemera ndetse bakanubaha amahitamo ye. Atariko uko byagenda kose ntihagiye habura abantu baduca intege cyangwa bakatuvuga nabi. Urugero ati hari igihe upostinga ifoto nko kuri Instagram ugasanga nk'abantu barabavuga nabi. Hari umuco utari mwiza bagira, umuco wo kuvuga ku bintu bitari ngombwa cyangwa se bitabareba. Katia ati ubu narabimenye uzajya umvuga nanjye nkubwire bitewe n'icyo wamvuzeho. Katia ati urugero hari uwavuze ngo nzamubwira kure Mariya amaherena. Katia aseka cyane atuzi neza se katari byo namukundiye. Ati abanyarwanda rwose kuvuga ibintu bitatureba cyangwa bitari ngombwa uriya muco ntabwo ari mwiza. Buri muntu wese aba agomba kuvuga ibintu bimureba kandi bimufitiye akamaro. Ati kuko ubuse nkanjye baza urugero mbonye umugabo wawe nkavuga ngo umugabo wawe uzamubwire hatari imisatsi cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Ati byo naba nkoze ntabwo byaba ari byo kandi ntabwo rwose byaba bindeba. Buri wese n'ibyo akunda hereno yashyireho. Nimba ukunda n'ibindi bitandukanye mu bwisanzure bwawe mba numva ko ugomba kubikora kubera ko uba wumva ko ubikunze rwose aho ngaho ntabwo nanenga umuntu. Buri wese mba numva agomba kubaho mu bwigenge bwe agakora ibyo ashaka kandi akunze. Katia ati hano hanze ntabwo biba byoroshye niyo wambara ikoti cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Nta muntu n'umwe uri marayika twarabimenye. Nujya kureba ku wundi muntu uzajya ubanza wirebeho. Kandi ikindi nabwira abagenzi banjye nujya kureba umuntu muzakundana, nujya kureba umuntu uzakubera umugore cyangwa umugabo, ntuzarebere ku bintu cyane cyangwa se wenda amafaranga ashobora kuba ari mu byo ukundira umuntu atariko ntuzaba ari ibyo byonyine urebaho. Uzajya wirebaho urebe nimba gukwiriye, urebe kuri wowe ibyo ugomba ariko kandi ujye unareba uwo ari we kuri wowe kuko ntabwo wagendera ku bigaragara gusa. Uba ugomba kureba ibintu byinshi kandi bitandukanye kuri uwo muntu wawe. Ntabwo wareba iby'inyuma gusa, hari byinshi uba ugomba kwitegereza ukareba nimba muhuje, ukareba nimba ari wo umutima wawe ukunda, ukareba ibintu byinshi bitandukanye wabona ko bimugukururaho hanyuma ukamukunda kandi ukamukunda cyane. Kuko twese tuba duteye bitandukanye bitewe n'aho twagiye dukurira. Rero ugiye ku byo buri wese avuga ntacyo wageraho. Ati wowe uzakurikire umutima wawe n'ikintu kigushimisha, ukurikire uko wowe wiyumva, uko wumva umeze kandi uko wumva ukunze, ukurikire ibyo wumva bigushimishije. Wakoze kandi gufata uyu mwanya, wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Njye wumvaga ndi Niyonkuru Carine, naho iyi Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo nyine tujye duhora twibanira hano kuri Niyonkuru Media. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi wabinyuza hano muri comment section. Gico mpora mbifuriza Imana ikomeze yagure kandi yobore intambwe zanyu. Turabakunda cyane hano kuri Niyonkuru Media. Bigaragara gusa uba ugomba kureba ibintu byinshi kandi bitandukanye kuri uwo muntu wawe. Ntabwo wareba iby'inyuma gusa, hari byinshi uba ugomba kwitegereza ukareba nimba muhuje, ukareba nimba ari wo umutima wawe ukunda, ukareba ibintu byinshi bitandukanye wabona ko bimugukururaho hanyuma ukamukunda kandi ukamukunda cyane. Kuko twese tuba duteye bitandukanye bitewe n'aho twagiye dukurira. Rero ugiye ku byo buri wese avuga ntacyo wageraho. Ati wowe uzakurikire umutima wawe n'ikintu kigushimisha, ukurikire uko wowe wiyumva, uko wumva umeze kandi uko wumva ukunze, ukurikire ibyo wumva bigushimishije. Wakoze kandi gufata uyu mwanya, wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Njye wumvaga ndi Niyonkuru Carine,
naho iyi niyo nkuru media, wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo nyine tujye duhora twibanira hano kuri niyo nkuru media. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, wabinyuza hano muri comment section. Gico mpora mbifuriza Imana ikomeze yagure kandi yobore intambwe zanyu. Turabakunda cyane hano kuri niyo nkuru media.